ba Josata TV turasubiza, twizere ko mumeze neza cyane aho mugiye muherereye, twizere ko umunsi wanyu wagenze neza cyane. Uyu munsi nje kukugezaho inkuru y'umwanditsi ndetse akaba umuntu ukomeye cyane wamenyekanye cyane mu bijyanye n'ubuvanganzo bwa Afurika, akaba nta wundi ari Ngugi wa Thiong'o. Niba warize ibijyanye n'indimi ndetse n'ubuvanganzo, nimba waragiye usoma ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, nizera ko iri zina Ngugi wa Thiong'o ataba ari ubwa mbere waba uryumvise. Uyu munsi rero uyu munyabigwi Ngugi wa Thiong'o yitabye Imana, nkaba rero muri iki kiganiro ngiye kukugezaho bimwe mu by'uno mugabo, ndetse nkubwire amavu n'amavuko ya byinshi kuri uyu mugabo, aho ndaza kugenda nkugezaho amateka ye ku giti cye, nkugezeho amashuri yize, hanyuma ndaza kukugezaho rero imirimo ye mu bijyanye n'ubwanditsi, hanyuma nze kukugezaho bimwe mu bitabo bikomeye yagiye yandika ndetse n'imyaka yagiye abyandikira. Hanyuma muri iki kiganiro kandi ndaza kukugezaho ihinduka ry'ubuzima bwe, hanyuma kandi nze kukugezaho ibyatumye Ngugi wa Thiong'o afata icyemezo cyo kureka kwandika. Hanyuma kandi ndaza kukugezaho imirimo ye nk'umwarimu, aho yabayeho umwarimu, ibi nabyo ndaza kubikugezaho. Hanyuma nkugezeho imyandikire ndetse n'intego yibandagaho, ndetse nkugezeho kandi bimwe mu bihembo n'ishimwe byagiye bihabwa uyu munyabigwi Ngugi wa Thiong'o. Rero wowe utarakora subscribe, n'igihe cyawe cyo kugira ngo uyikore, kanda kuri subscribe mu kugira ngo tubane neza muri iki kiganiro, ndetse uzakomeze kubana natwe mu bindi biganiro byacu biri imbere. Reka rero dutangire kino kiganiro cyacu nkugezaho byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo Ngugi wa Thiong'o witabye Imana kuri uyu munsi tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Bana natwe muri iki kiganiro. Ngugi wa Thiong'o ni umwe mu banditsi bakomeye cyane muri Afurika, by'umwihariko mu gihugu cya Kenya. Yavutse ku itariki ya 5 Mutarama 1938, avukira ahitwa Kamiritu hafi y'umujyi wa Limuru mu ntara ya Kiambu muri Kenya. Amazina ye y'ukuri ni James Ngugi, ariko aya mazina yaje kwiyambura cyangwa se ariko nyuma yaje kwiyambura izina ry'icyongereza James mu rwego rwo kwiyemeza gusigasira umuco n'ururimi gakondo. Dutangire rero ku mateka y'uyu mugabo ku giti cye, reka turebe amwe mu mateka y'uyu mugabo Ngugi wa Thiong'o witabye Imana kuri uyu munsi tariki ya 28. Ngira ngo nkuko natanya mbikubwira, niba warasomye ibitabo bigiye bitandukanye twita novels cyangwa se roma mu rurimi rw'igifaransa, ndizera ntashidikanya ko waba mu by'ukuri waba waragiye usoma bimwe mu bitabo byanditswe n'uyu mugabo. Ni umugabo rero w'umunyabigwi, kuko yagiye yandika ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, aho ndaza kugenda mbikugezaho muri iki kiganiro. Ariko reka duhere ku mateka ye, turebe se afite amateka mu bijyanye n'ubuzima bwe bwite ndetse n'ubuzima bwe muri rusange. Ubundi uyu Ngugi wa Thiong'o yavukiye mu muryango w'abahinzi b'abakene. Yari umwe mu bana benshi ba se, kuko se yari afite abagore benshi. Ni ukuvuga ko yari umuryango wa polygamy, cyangwa se aho umugabo ashaka kugira abagore benshi. Uyu mugabo rero yavukiye mu muryango utifashije, akurira muri ubwo buzima, ariko kandi yagiye agaragaza ubuhanga bugiye butandukanye, aho byagiye bigaragara mu mikurire yiwe, aho yagiye agaragaza ubuhanga bugiye butandukanye, ndetse aho byagaragara ko mu by'ukuri mu mikurire ye yagendaga agaragaza ko ari umwana w'umuhanga cyane, ndetse kandi ko ntabwo yigeze acibwa intege nuko yaravukiye mu muryango wenda ukennye, cyangwa se ko wenda se yabaga afite abagore benshi, ahubwo yagiye agaragaza umurava ndetse no gukora byinshi bigiye bitandukanye, ari nabyo byagiye bimuteza imbere. Amashuri rero yize amashuri yisumbuye muri Alliance High School, ni kimwe mu bigo bikomeye cyangwa se mu bigo by'amateka muri Kenya. Yakomereje amasomo ye muri Makerere University College yo muri Uganda, aho yize ubuvanganzo n'icyongereza. Yaje rero gukomeza amasomo ye mu Bwongereza muri University of Leeds. Hanyuma harabonera nyine icyiciro cy'amashuri cyangwa se icyiciro cy'amashuri ya kaminuza, aho rero niho yaje kubonera impamyabumenyi ndetse n'impamyabushobozi mu bijyanye n'ubuvanganzo ndetse n'umuco. Imirimo ye rero y'ubwanditsi, Ngugi wa Thiong'o yatangiye kwamamara nk'umwanditsi mu myaka y'1960. Ubwanditsi bwe bugaragaza ubuzima bwa Afurika ku gihe cy'ubukoloni, nyuma yabwo ndetse n'ingaruka zabyo.
Ibi rero nibyo yagiye yibandaho mu bwanditsi bwe, aho yagiye agaragaza ubuzima bwa Afurika mu gihe cy'ubukoroni, nyuma yabwo ndetse n'ingaruka ubukoroni bwagize ku Banyafurika. Reka rero nkugezaho bimwe mu bitabo bikomeye uyu Ngugi wa Thiong'o yanditse, ndetse uragenda ubyumva ndetse wumve neza nimba warabisomye, nimba utaranabisomye kandi byaba byiza ugiye ugashaka ibyo bitabo kugira ngo nawe ubashe kubisoma, ubashe gusobanukirwa byinshi uyu mugabo yagiye yandika bikubiye ku buzima bw'Abanyafurika mu gihe cy'ubukoroni, nyuma yabwo ndetse n'ingaruka ubukoroni bwagize ku Banyafurika. Igitabo cya mbere duheraho ni igitabo yise Weep Not Child, ni igitabo yanditse mu mwaka w'1964, nicyo gitabo cye cya mbere yanditse, kandi akaba ari igitabo cyavugaga ku mwana w'umunyakenya uba mu bibazo hagati y'ubuzima bw'amashuri n'ingaruka z'intambara ya Mau Mau. Iki gitabo rero Weep Not Child nicyo gitabo cye cya mbere yanditse, akaba ari igitabo cyavugaga ku buzima bw'umwana w'umunyakenya uba mu bibazo hagati y'ubuzima bw'amashuri n'ingaruka z'intambara y'aba Mau Mau. Si icyo gusa kuko yanditse n'igitabo cyitwa The River Between. Iki gitabo nacyo ngira ngo niba ukurikiye iki kiganiro ukaba waragiye usoma ibitabo bigiye bitandukanye cyo bita novels, iki gitabo nacyo urakizi. Ni igitabo nacyo yanditse mu mwaka w'1935, akaba ari igitabo kigaragaza ihangana hagati y'umuco gakondo n'imyemerere y'abamisiyoneri b'abazungu. Iki gitabo rero nacyo wagenda ukagishakisha ukagisoma ukamenya byinshi bigikubiyemo, akaba ari igitabo mu by'ukuri gikubiyemo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse kikaba gikubiyemo ubuhanga bukomeye cyane, aho byagendaga bigaragaza ko mu by'ukuri uyu mugabo Ngugi wa Thiong'o ari umwanditsi w'umuhanga cyane, kuko iyo usomye ibi bitabo byiwe mu by'ukuri ugenda wumva mo ubuvangano n'amagambo agufasha neza kucengerwa ndetse no kumva neza ururimi rw'Icyongereza. Ikindi gitabo rero yanditse ni igitabo cyitwa A Grain of Wheat, ni igitabo yanditse mu 1937. Iki gitabo ni kimwe mu byamamaye cyane, kirakundwa ndetse gikundwa n'abatari bakeya. Kikaba ari igitabo cyavugaga cyangwa se kivuga ku rugamba rwo kwibohora kwa Kenya mbere gato y'ubwigenge bwabo mu mwaka w'1963. Ikindi gitabo rero nabwo ntabura kukubwira ni igitabo yanditse yise Petals of Blood, ni igitabo yanditse mu 1977. Akaba ari igitabo kigaragaza ruswa, ubukene n'akarengane byigaragaje nyuma y'ubwigenge. Iki gitabo rero nacyo kiri mu bitabo byakunzwe cyane, nacyo wagenda ukagishakisha nacyo ukagisoma. Ni igitabo cyitwa Petals of Blood, ni igitabo yanditse mu mwaka w'1977, cyagaragazaga cyangwa se kirimo kugaragaza ruswa, ubukene n'akarengane byigaragaje cyangwa se byiganje nyuma y'ubwigenge. Ikindi gitabo rero nacyo ntabura kukubwira ni igitabo yise Devil of the Cross, ni igitabo yanditse mu 1980. Yanditse iki gitabo mu rurimi rw'Igikuyu cyangwa se Ikikuyu mu gihe yari afunzwe. Iki gitabo rero nkwibutse ko Devil of the Cross ni igitabo yanditswe Ngugi wa Thiong'o yanditse mu mwaka w'1980, acyandika ari muri gereza aho yagikoreye ku mpapuro z'imbere mu buroko. Reka noneho turebe ku ihinduka ry'ubuzima bw'uyu mugabo w'icyamamare ndetse umwanditsi ukomeye cyane Ngugi wa Thiong'o, aho mu 1977 nyuma yo gushyira ku rubyiniro umukino witwa Ngahika Ndenda, cyangwa se mu rurimi rw'Icyongereza ni igitabo yise cyangwa se umukino yise I Will Marry When I Want. We n'umukinnyi bagenzi be barafunzwe. Leta ya Kenya yari iyobowe na Daniel Arap Moi yamufunze imushinja ko ashishikariza abaturage kwigomeka. Ibi rero ibi byatumye Ngugi wa Thiong'o afata icyemezo cyo kureka kwandika mu Cyongereza akajya yandika mu Kikuyu cyangwa se mu Gikuyu no mu Giswahili, agamije kwimakaza ururimi n'umuco gakondo wa Afurika. Ngugi wa Thiong'o rero yaje kujya mu buhungiro mu myaka y'1980, abanza guhungira mu Bwongereza, nyuma ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka turebe noneho imirimo ye yakoze nk'umwarimu, aho uyu Ngugi wa Thiong'o yigishije cyane muri za kaminuza zigiye zitandukanye. Izo nakubwira rero yabashije kwigishamo ni nk'iyitwa Yale University, yigishije kandi muri New York University, yigishije kandi muri University of California Irvine, aho yabaye umwarimu w'ubuvanganzo bwa Afurika n'ubw'ururimi n'umuco. Reka turebe rero bimwe mu myandikire n'intego aho uyu Ngugi wa Thiong'o yabaye intwari mu kwigisha ko ururimi ari ishingiro ry'umuco n'ubwigenge. Yarwanyije cyane uburyo Abanyafurika basabwa kwandika cyangwa kwiga binyuze mu ndimi z'abakoloni.
Ibi rero biri mu bintu uyu mugabo yagendaga yibandaho cyane, akangurira abanyafurika ko bakwiriye mu by'ukuri kwimakaza umuco gakondo wabo, ndetse ururimi rwabo rukaba ishingiro ry'umuco ndetse n'ubwigenge bw'abanyafurika. Aho yagendaga mu bitabo bye yagendaga ashishikariza abanyafurika ko mu by'ukuri bakwiriye kwimakaza ururimi rwabo, rukaba ari ururimi rukaba ishingiro ry'umuco. Aho yagiye abinyuza mu bitabo byinshi bigiye bitandukanye, aho yagendaga akangurira abantu mu by'ukuri kwita ku ndimi zabo nk'abanyafurika ndetse bakazimakaza. Tugeze rero ku bihembo bimwe ndetse n'amashimwe yagiye ahabwa, uyu Ngugi wa Thiong'o yagiye ashimwa mu buryo bwinshi ku rwego mpuzamahanga, yagiye anatangazwa nk'umwe mu bahatanira ibi gihembo cya Nobel Prize in Literature cyangwa se mu buvanganzo, nubwo kugeza ubu ngubu yari ataragitwara, akaba yitabye Imana mu by'ukuri atarahabwa iki gihembo cya Nobel Prize, aho mu by'ukuri yagendaga ahatanira iki gihembo cya Nobel Prize mu bijyanye n'ubuvanganzo cyangwa se literature. Dusoza rero kino kiganiro rero nakubwira ko Ngugi wa Thiong'o ni umwanditsi w'intwari, umuhanga mu buvanganzo, akaba intumwa y'umuco wa Afurika ndetse n'umuhanga mu gutekereza ku buzima bwa politike n'iterambere. Ubuzima bwe n'ibihangano bye biracyagira uruhare runini mu guharanira ko abanyafurika basubirana icyubahiro cyabo binyuze mu guha agaciro indimi n'umuco byabo. Uyu rero yitabye Imana kuri uyu munsi tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu 2025, akaba mu by'ukuri bivugwa ko yaguye tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu 2025, akaba yitabye Imana afite imyaka 87, akaba yaguye muri Beaufort cyangwa se muri Georgia muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo rero bikaba ari rimwe mu byari bikubiye mu kiganiro twakugezagaho gikubiye ku buzima ndetse byinshi ku buzima bw'uyu mugabo, ndetse akaba umunyabigwi ukomeye cyane mu bijyanye no kwandika, witwa Ngugi wa Thiong'o w'umunyakenya, akaba yitabye Imana kuri uyu munsi. Yewe kugeza rero kino kiganiro nari mbisabye tuze gusubira muri